ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Yohana 4:23. Dusenge ubudasiba. Kubera iki twakagombye gusenga ubudasiba? Gusenga ni ubuzima. Iyo usenga uba ukora sitoke. Mureke tubike amasengesho. Umuntu udasenga agenda yarapfuye ahagaze. Mureke dusenge. Amasengesho agira imbaraga. Iyo usenga umurozi ajya kuza wamubonye. Iyo usenga indyarya ziza wazibonye. Iyo usenga dayimoni ziraguhunga. Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mariko 9:29. Iyo usenga abanzi bawe babura amahoro. Ndavuga imbaraga zo gusenga. Ntabwo wapfa imburagihe kubera gusenga. Ntabwo hamwara kubera gusenga. Ntabwo wakwicwa n'inzara kubera gusenga. Yewe ntiwabura n'imyambaro kubera gusenga. Abaguseka baramwara iyo usenga, abanzi bawe mu inshuti iyo usenga. Ijambo ry'Imana mu Migani 16:7 haravuga ngo, iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nabo. Iyo usenga ababona ko ntacyo uri cyo baramwara. Iyo usenga bakubwira ko utazubaka, ko ntacyo uzimarira, bakorwa n'isoni. Gusenga. Tubeho ubuzima bwo gusenga. Dushaka umubano n'Imana. Ntidusenge mu bibazo gusa, ahubwo dusenge no mu bisubizo. Kandi nitumara no gusubizwa tugumye dusenge. Utumire nka ba bandi baza gusenga, ukaza gusenga warubuze urubyaro cyangwa hari ikindi kibazo, igisubizo ushaka cy'ikibazo cyawe, wamara kukibona ukibagirwa Imana ukarekera. Hana yarasenze aratitiriza, Imana imuha umwana, ariko ntiyarekeye. Yaragarutse imbere y'Imana ati, ni njye wa mugore. Ndavuga imbaraga zo gusenga. Iyo usenga iminsi ntigukanga, yewe n'ibihe ntibikugeraho. Ariko iyo usenga ukiranuka kandi usenga mu kuri no mu mwuka. Umuntu usenga baraterana ngo bamugambanire, mu ijoro nabo bagaterana ngo banzure ibyo yamuvuzeho. Nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice abayuda bose. Abakuru n'abato, abana bato n'abagore babarimbure babamareho. Umunsi umwe ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo iminyago. Esiteri 4:16. Genda uteranye abayuda bari i Shushani bose mwiyiriza ubusa munsabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami. Nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Hamani yari yaguze ubwoko bw'abayuda ngo abarimbure ashireho. Ariko abayuda barasenga. Igiti Hamani yari yamanitse cyo kumanikaho Moridekayi abiri akimanikaho. Baraterana ngo bamugambanire, ariko mu ijoro nabo bagaterana ngo banzure icyo yamuvuzeho. Ndavuga imbaraga zo gusenga. Gusenga niho kanseri zikira utigeze ukoresha ibyuma. Gusenga bituma tumenya ibizaba ejo. Iyo usenga ukiranuka, Imana irakwirata. Imbere y'ab'isi Imana iraguhamya. Haleluya. Mureke dukore sitoke y'amasengesho. Iyo usenga uba maso. Ntabwo kuza k'umwami Yesu kwagutungura. Igihe kiri bugufi cyo kuza k'umwami wacu, kujyana itorero. Ese uriteguye? Shalom. Imana ibahe umugisha.